kuko tuba tugiye kwishura imisoro ngo impapuro zanze kuvamo none network yabuze. Murandasi nihuza nzira ryayo retihuta bivuga muri serivisi zakira imisoro n'amahoro kuri gasutamo ya Cyanika ahanyura urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa by'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Sekabanza Ruberwa Sarongo na Twumvikane Jean Damascene ni bamwe mu bakoresha kenshi uyu mupaka bavuga ko bagirwaho ingaruka na murandasi nihuza nzira muri serivisi z'imisoro n'amahoro. Abyo biratugora bagaba bati twagera hano ngo network nayo harije namaze hano iminsi 3 nta network twabaza sasa iyi network yagiye ngo nukubaza Kigali kuko tuba tugiye kwishura imisoro ngo impapuro zanze kuvamo nani ntiyaje none network yabuze musubiri pa. Nkunda gutwara inyanya ziva Uganda zijya muri Kongo, hari inshuro nyinshi zishoboka gusa sinzi ngo umubare wabakangahe, hari ubwo nza nkabura connection nkarara bati connection yavuze no gutegereza connection ikaboneka kuko nta gushobora gukura imodoka no mupaka ngo yambutse utabonye impapuro z'uburenganzira bwo gukomeza kugenda. Ugomba kushira n'imodoka hano haruzuye network ntayo karara muri hagati. Abakoresha uwo mupaka wa Cyanika basaba ko icyo kibazo cya murandasi nihuza nzira cyavugutirwa umuti bikoroshya ubuhahirane. Network bayikore ibisawa nk'ukundi ibindi bibaga. Noneho twagera hano network irahari tukagenda tugakomeza. Birabakereza cyane. Nejo bundi byaradukereje ubona umerutse kuva hano. Network ntayo. Twamaze kabiri. Rero ikibazo cya connection cyo kirebana bw'abashinzwe umupaka ko twebwe nk'abashoferi nta kindi twabikoraho bamara kutubwira gutyo bikaba ngombwa ko dutegereza ibisubizo baduhereza. Inyanya nk'iyo ziraye mu modoka rimwe zigatinda urumva niba mvuye hano nanaharaye ntago ejo nagera ku isoko muri Kongo ngo banyiri inyanya bazicuruze birangire. Icyo kibazo rero kikaba nk'ikibazo ari nk'abanyiri inyanya nge ntwarira barahomba n'ibintu nk'ibyo nyine. Biranagaragara nawe uko bireba abantu ni benshi. Umuyobozi w'akarere ka Burera wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nshimiyimana Jean Baptiste avuga ko aho bamenye iki kibazo bagiye kuganira n'inzego bireba hagashaka uko cyakemuka. Tugiye kuvugana ku buryo kirakemuka burundu. Ntabwo ikibazo cya internet hano mu karere kacu ka Burera navuga ko gikomeye cyane, ahubwo turaza gushaka igisubizo ku buryo abaturage bakomeza kubona internet bityo bakabona na serivisi nziza. Icyo kibazo cya murandasi nihuza nzira kije kiyongera ku kuba kuri uwo mupaka unyuraho amakamyo asaga 40 buri munsi nta parking y'amakamyo haba, ibyo bikagira ingaruka ku bahakenera serivisi. Tuyishime Jado Fils mu karere ka Burera.